afite amezi arindwi. Nicyumva ko umubyeyi yapfuye asize umwana mutoya, njyewe sinzi ukuntu numvise meze nkurikije ukuntu twari twiriranwe ari muzima ari nta kibazo afite, ariko akimara gushyiramo umwuka amagambo yabaye menshi nk'uko bari kunywa. Nyir'ubwite nyakwigendera yakundaga gucuruza utuntu two kugira ngo abone ukuntu abaho, ariko hakaba hari umugore ngo wamuzaniraga ibintu acuruza. Uwo mugore wamuzaniraga ibintu acuruza akaba yamwoherereje inzoga ngo niyumve ukuntu imeze ubundi agende ayirangure. Amaze kuvuga ko yapfuye, bahise iwe yapfuye avuga wa mugore wamuzaniye bya bintu ngo arangure, avuga ko ari umwishe, ari mukeba we mu biryo abantu bari bazi ko ari mukeba wiwe. Ni ukuvuga ngo mukuroga uriya mubyeyi nubwo hagendeyemo abantu benshi, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bazi ko ari benshi bapfa kuriya, ahubwo yari azi ko ari we wenyine uri bunywe iyo nzoga ikaba ari we yica. Uwo mwana wajyajyaga n'umuntu, abaturage bose babikubwiye ntabwo yajyaga wenyine, niba yahise rero akagera akamuhaho bamubwira ko batewe. Ngo nkubwire yuko ubu Satani kubera ubwinshi bw'uburozi afite ntago akiri kubucuruza gusa, ahubwo ubu ngubu Satani ari kuburanguza. Kandi noneho ikintu giteye n'ubwoba, ubu Satani noneho asigaye afite abakozi, afite abakorana nabo ari bo barozi. Ubu ndetse arimo aratereninga n'abandi kugira ngo abarozi babe benshi. Nagira ngo nkubwire ngo hano mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana, abantu 4 bamaze gupfa bazize uburozi. Ariko kandi ikintu giteye agahinda, umugore n'umugabo barapfuye basiga umwana w'amezi 7. Reka nkubwire, uzi ko tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana bitewe n'ukuntu abarozi babaye benshi. Noneho ubu ikintu giteye n'ubwoba, ubu abarozi bamaze kwitwikira umutaka uvuga ngo leta y'u Rwanda nta tegeko rihana abarozi. Umuntu aba yarakubuze ubu ngubu noneho agakoresha uburozi. Ariko kandi Imana mu masezerano isezeranya abantu, isezerano itanga ku bantu rikomeye ni uburinzi. Yaravuze ngo izakurinda amajya n'amaza. Imana ikurinda abarozi, ikurinda abarozi bo mu muryango wawe, ikurinda abarozi bo mu kazi kawe, ikurinda abarozi b'abaturanyi bawe, ikurinda abarozi b'abanyamashyari, ikurinda ikwimane. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya. Reka tubonereho umwanya wo gusabira umugisha buri muntu wese wakoze subscribe. Reka kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye twibanira mu nkuru n'ibiganiro. Yego, mu karere ka Ruhango abantu 4 bamaze gupfa. Ariko kandi ikintu giteye agahinda kibabaje, abantu muri abo bantu 4 harimo umugore n'umugabo basize abana 3, ariko noneho basize n'akana gatoya cyangwa se uruhinja rw'amezi 7. Ubu nyirakuru niwe ugafite. Muri ako gahinda, muri ayo majune, muri uwo mwijima, muri iri curaburindi, nyirakuru w'uyu mwana cyangwa se nyina w'uyu mwana w'uruhinja yari umukobwa w'uyu mukecuru. Byagenze gute? Gira ngo ni ku itariki 2 nibwo umudamu uri gukekwaho gukora aya mabara ari we bari kwita umurozi uri kugaruka cyane muri iyi nkuru. Uyu mudamu yitwa Esther. Uyu Esther amakuru aravuga yuko yari afite akabari. Uyu Esther amakuru naje
gusacinga cyangwa se naje gushakisha ndimo ntegura iyi nkuru, nza kumenya yuko uyu mugabo waje kuba apfa yitwa Karekezi. Uyu mugore waje kuba uyu mugore w'uyu Karekezi yitwa Nonsiyata. Ni ukuvuga ngo uyu bari kuvuga yuko cyane cyane ari umurozi, uyu Esiteri, amakuru aravuga yuko yazaniye inzoga uyu nguyu Nonsiyata. Uyu Nonsiyata amakuru akavuga yuko yari umudamu ugira ubuntu. Uyu Nonsiyata akizanirwa inzoga n'uyu Esiteri, amakuru aravuga yuko atajyaga arya wenyine, atajyaga anywa wenyine. Niyo yabaga yenze, yahaga abantu igikatsi, yahaga abantu amazi, yahaga abantu inzoga, ibiryo bihiye ngo yasangira. Ngo yari umudamu, uyu Nonsiyata, nyakwigendera Nonsiyata, ngo yari umudamu warangwaga no kugira ubuntu. Uyu Nonsiyata rero akizanirwa inzoga irimo uburozi, ntabwo yamenye yuko yapangiwe, cyangwa se ntabwo yamenye yuko ibyo bamuzaniye bihumanye. Ahubwo ngo muri bwa buntu bwinshi, bwa burozi yabunyweye, we abufata nk'ikintu kizima, cyangwa se nk'amazi yamumaza inyota, yamara n'inyota abandi, atangira noneho no guhaho n'abandi, kugeza ubwo n'umugabo we Karekezi nawe iyi nzoga yaje kumugeraho, biza kurangira iyi nzoga inyweweho n'abantu 4, ndetse harimo n'abo mu muryango we. Ikintu rero cyahise kiba n'iki: uyu mugore Nonsiyata yaje nyuma kuba afatwa, atangira afatwa n'isereri, ikindi ngo afatwa n'umutwe. Akura avuga yuko ngo umutwe wamuryaga cyane, ndetse ngo n'isereri nyinshi, aho ngo ndetse no kureba byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru rero avuga yuko uyu mudamu wari ufite uruhinja rw'amezi 7, yaje kuba aremba bikomeye. Noneho ngo akaba yari afite umuturanyi we w'inshuti ye, aza kumuhamagara aramubwira ati ariko narembye. Undi agerageza kumubwira ati se urumva bimeze gute? Undi aramubwira ati ndarwaye ariko ntugire ubwoba, ntago bikomeye. Yewe ngo bagerageza no kujya kumukamishiriza amata arayanywa, ariko kandi ngo biba iby'ubusa. Ariko amakuru yari ahari, uyu mudamu ngo akaba yarabwiwe yuko ngo bitazarenga ku wa 2 atarapfa. Ariko kandi ngo ntago yabyitayeho. Arimo aremba rero, cyangwa se arimo acikana, ngo yaje kubabwira abantu, arababwira ati uwari umurwaje aramubwira ati ariko njyewe n'amakuru nari nyafite yuko ngomba gupfa, kandi ntagomba kurenza ku wa 2. Uyu mudamu rero baje kuba bamugeza kwa muganga. Ageze kwa muganga, abaganga bakimwakira, mu gihe bari barimo bahiririkana, banyuranyuranamo kugira ngo bamutere serumu, umudamu ngo yaje kuba baca mu myanya y'intoki, umudamu biba birarangiye.
umugabo hageze asanga birarangiye. Nyuma rero umugabo nawe yaje kuba afatwa. Umugabo mu gufatwa bamubajije ukuntu yiyumva, aravuga ati nanjye ndumva nafashwe nk'umugore wanjye. Umugabo nawe yafashwe n'isereri nyinshi, afatwa no kuribwa n'umutwe, ariko kandi ngo ubwo burozi bwari bufite imbaraga ngo ku buryo ngo hazaga no guhuma ntibabashe kureba. Uyu mugabo rero nawe ikintu cyahise kiba, bahise bahamagara ambulance iramwihutana imujyana i Butare. Agezeyo rero nawe yaje kuba agwayo. Ikindi wibuke yuko muri iyi nkuru nakubwiye yuko hamaze gupfa abantu bane, n'abandi bose bakagenda bapfa muri ubwo buryo. Nagira ngo noneho wumve ikintu abaturanyi cyangwa se abaturanyi b'uyu muryango barimo batangaza. Ariko benda mbere yuko wumva icyo abaturanyi bavuga kuri uyu murozi, kuri uyu umudamu bivugwa yuko ari umurozi wabaroze witwa Esther, amakuru aravuga, amakuru naje kuba ntohoza, aravuga yuko uyu murozi Esther yari umukeba w'uyu Nonsiyata. Yari afite uburyo ngo yasangiragamo umugabo n'uyu nguyu Nonsiyata. Ariko uyu noneho Esther cyangwa se uyu bivugwa ko ari umurozi Esther, akaba ngo yari afite gahunda yo kwica uyu mugore Nonsiyata kugira ngo noneho yigarurire uyu mugabo wenyine witwa Karekezi. Abantu bagahera aho ngaho bakavuga ati se niba yashakaga uyu mugabo, iyo yica Nonsiyata abandi akabihorera, abandi nabo bakavuga ati terega Nonsiyata ubuntu bwe bwishi butumye yisasira abantu, ati urukundo rwe atubibaye ibya rya jambo ngo ibikundanye birajyana, ati kubera yakundaga abantu byatumye ajyana nabo. Ubwo uri kumva intandaro y'uru rupfu. Ni ukuvuga ngo uyu bivugwa yuko ari umurozi Esther yashatse kugira ngo yigarurire umugabo, amutsindire, amwegukane, aho uburozi uyu Nonsiyata. Ariko kandi Nonsiyata muri bwa buntu bwe aza gufata uburozi yahawe, aza kubuha n'inshuti ze n'abaturanyi, n'umugabo we biza kurangira nawe bumugezeho. Jesus Christ. Abantu bangana gutyo rero baba bapfuye bazira umuntu umwe. Shatse kuvuga ngo niba wankurikiye neza, murumva yuko nta wundi bazize uyu Nonsiyata. Bashakaga kwivugana kugira ngo basigarane umugabo we. Noneho ndagira ngo nkumvishe icyo abaturage batangaza kuri uyu murozi. Bagahinda n'ibyabereye. Rero ngo umugore ngo wacaga inyuma uwo mugore wiwe. Uwo mugore rero wajyaga nyine uwo wishoreke yiwe, niwe numva bakomeje kujya bashyira mu majwi ngo niwe waba barabateje ibyo ngibyo byo gupfa. Ariko nuko nta bantu bari bahari babasha kuba bavuga
gahunda neza uko zimeze kuko nanjye amakuru ndi kuguha nuko nabyumvise. wowe inshoreke se n'uwapfuye w'inshoreke n'uwabagurishije inzoga Inshoreke nyine niwe bashinja ko ari we waba warababangamiye kuri ibyo biyobyabwenge kabibahereza niko ndi. ni nawe wari ufite akabari Sinzi niba ari akabari kuko nta nubwo nzi niba ari akabari yacuruzaga. Sinzi n'inzoga banywaga, ntabwo namenye ubwoko bwayo, sinzi. yabatuye hakurya yari azuturutse Numva ngo atuye mu mudugudu ahantu bita Nyarubuye. mubanye gute nawe Ubundi busatani twari tumuziho, uretse ibyo wenda byaba byabaye by'uko nyine baba bapfuye ibyo ngibyo by'ubushoreke. Nta kindi satani nawe yajyaga agira. bivuze ngo uwo nta mugabo yari afite? Nta mugabo yari afite, nyine yari umuntu ubayeho gutyo nyine bisanzwe. ntawe yigeze agira se? Yaramwigeze ariko akundi nyine nta by'isezerano ryari rihari, ni kwa kundi nk'uko nshobora guhura n'umuntu wariya nyine tukibira inshuti gutyo. baratandukanye. hari uburyo se waza kubona wenda aganira n'umugabo w'uwo mugore? wenda hari uburyo nk'umuturage uba ukunda gutembera muri izo karitsiye ureba ukavuga ngo uyu mupapa neza akunda kubona baganira cyane birenze uko aganira n'abandi? Nibyo nakubwiraga, ntiyarubara abantu b'inshuti z'abantu bakundaga kuganira n'abantu gutyo bisanzwe. Njye nabinaga nk'ibisanzwe, ni ngo numvisha mw'ibyo by'ubushoreke kubera nyine ibyo byabaye. by'umwihariko se ntabwo nta mwihariko wabonagamo hagati yabo? Mwihariko ntiwaburamo nk'abantu bahuraga bakaganira, kuko burya abantu barimo kuganira barashyira bakagera no ku kindi. bivuze ngo wowe wakika ibintu bibiri: kuba baruzwe cyangwa kuba ari ukubera uwo mubyeyi yagira nabi umugenzi we kugira ngo asigarane wa mugabo. Ni uwo mugabo ubwo bapfuye, niko bimeze. uwo mugabo birasanzwe hano muri iyi karitsiye? Umva, birasanzwe kuko mu gihe gishize hari n'undi nanone wundi w'umudamu, nawe umudamu mugenzi we yishe, aramutemagura. Byaravuzwe, byaranagaragaye. amuzize iki? Amuziza nawe bapfaga umugabo. bapfaga umugabo. bivuze ngo uyu munsi ibaye inkuru ya kabiri wowe wibuka? Inkuru ya kabiri. uwo mubyeyi se aracyari hariya cyangwa nawe ari uburyo arimo arabazwa? Turimo gukeka ko yaba yarakoze ibyo se. Njye nigeze no kumubona mu masaha yashize, nko mu masaha nigeze kumubona. wigeze kumubona? aracyari hariya se? Kuba hari we aracyahari, kuko buriya ntabwo yagenda, kuko we uri kumva ko ntacyo yishinze, ariko buriya kuba abaturage benshi cyane bari gugumiza kumushyira mu makuru, kereka nka buriya nk'abayobozi baramusiba bamufashe bakamubaza bati kuri mushyirwa mu makuru cyane nk'umuntu wahemukiye bari abantu, wowe bite byaba bimeze bite? Nibwo twabasha kumenya. ahubwo twakibaza ngo mwebwe mwaza mukunda kujya kuhanywera, murakomeza kuhanywera? Ese wakumva umuntu urimo gukora ibyo bintu ukongera kujya gusubira kunywera iwe? No kumubona mu maso byonyine ni ikibazo gikomeye cyane, nuko kwihanira bitabaho. Ubundi nkurikije ibyabaye, twakabaye twebwe twanamwishe. mwakabaye Twanamwishe nk'uko yishe abandi, kuko ibyo ni ibintu bibi cyane. Umuntu kwifata akica abantu, umuryango ko buri muntu wifata agafata umugabo w'umuntu agafata n'umugore bose akabica, ni ibintu bikomeye cyane. bivuze ngo uyu munsi niyo taza gutabara cyangwa kugira igikorwa, ashobora guhura n'umuryango w'umwe muri abo ngabo bahemukiye, we ntiyite ku kababaro afite, akavuga ati n'ubundi nta rutabara rwabyo, nanjye reka nze nanjye mwangize. Birashoboka, bashobora guhura, bahura nyine yarakara bikaba ngombwa ko ari nkawe byabayeho wafata uwe mwanzuro? ari nkanjye byabaye umwanzuro nafata. Rero nanjye rwose namuhemukira ndamutse mushikiriye mu maboko yanjye. wamuhemukira icyo ukwiriye kumenya cyo ni uko Satani afite umurima munini cyane kandi yawuhinzemo uburozi, kandi ubwo burozi bwamaze kuba bwera, ubu ngubu buri ku isoko. Noneho ikindi ukwiriye kumenya, ubwo burozi mbere y'uko bwera, Satani yateguye abarozi, yateguye abantu abuzuzamo ubugome, abuzuzamo ubwicanyi. Ubu rero ubwo burozi bwamaze, Satani yamaze kuba yeza, ubu ngubu yabufashe abunyanyagiza muri ba barozi. Abo barozi nta wundi bahiga, ni wowe. Abo barozi nta wundi bahiga, barahiga umuryango wawe. Abo barozi nta bandi bari guhiga, bari guhiga abana bawe, bari guhiga ababyeyi bawe, bari guhiga famiye yawe. Ariko kandi mu bintu Imana isezeranya abantu, ibasezeranya n'uburinzi, kubera ko yaravuze ngo izakurinda amajya n'amazi. Bitewe rero n'ubugome buriho, byongeyeho kandi buriya
niba hari ikintu kiriho abarozi b'abagore bari kwicira abantu, abagore bo bamaranye, cyane cyane bari gupfa abagabo. Mu tubari abagore bari kwica abagore bagenzi babo, mu tubari abakobwa bari kwica abakobwa bagenzi babo, bapfa umugabo, bapfa umusore. Niba hari ikintu mugiye kubona, niba hari impfu mugiye kubona inyinshi, ni iz'abagore bapfa abagabo, ni iz'abakobwa bapfa abasore. Muzakurikire muzasanga n'ibya supaguru biri mu tubari, nta kindi bari gupfa, ni abagore bari gupfa abagabo, ni abakobwa bari gupfa abasore. So umuryango rero wa Karekezi murumva yuko warimbutse, usize umwana w'amezi 7 kuri uyu musozi rero wa Bweramana muri aka karere ka Ruhango. Abaturage bacitse umugongo birumvikana, ariko kandi ngize icyifuzo muri iyi nkuru. Imana ikundindire, Imana igutwikire, Imana imitego yose y'abarozi iyitegure ku buzima bwawe, kubera ko Satani arimo araguhiga, arimo arahiga abantu hasi no hejuru. Ariko noneho abarozi bakorera kuri ubu butaka bw'u Rwanda bo bitwikiriye umutaka uvuga ngo umurozi hano mu Rwanda nta muntu wemerewe kumukoraho, nta tegeko rihana umurozi, nta n'umuntu wemerewe kwihanira ngo umuntu yakuroze. So niba bimeze gutyo, urumva yuko bafite ingingo ibarengera. Ariko kandi no kuri twebwe, ku bantu babana n'Imana, ku bantu Imana yironkeye, nabo bafite ubwishingizi bafite ni Imana yonyine. Imana rero ibarinde, ibagwe neza, ibarinde ikibi cyose, ibarindira imiryango, kurindira umugore, kurindira umugabo, kurindira abana, kurindira umuryango. Yego, kubera ko niba hari ikintu kigiye kubaho ni impfu nyinshi. Bamwe bakavuga ati kuba n'insengero zarafunzwe n'izindi zikaba zigiye gufungwa, muzabona n'ibindi bitari ibi, mugiye kubona abantu bapfa ari benshi cyane. Ariko kandi reka wowe Imana ikurinde urupfu rw'abantu, ikurinde urupfu rw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwakoze kubana nanjye, ntugende udakoze subscribe. Ndaje dukomeze n'izindi nkuru. Reka twihanganishe uyu muryango uri mu kababaro kangana gutya. Ndebera kuba umuryango wasohokamo serikeye cyangwa se amasanduku angana gutya. Reka buriya umuryango ubushize mw'abantu, reka tubihanganishe. Ariko kandi ikintu kibabaje ni ukuntu ndi kumva ngo abantu ngo bari gupfira mu mayoga, ngo abantu bari gupfira mu mayoga. Ni ukuri kajya kumva ngo Ngabo ngo yapfiriye ngo mu kabari, ngo yapfuye yasinze, ngo yishwe na mugenzi we Mugisha. Iyindi nkuru yambabaje, iyindi nkuru yambabaje ni y'uyu muyumbe Musirimu ejo arimo ashyingurwa. Twamenye andi makuru tutari tuzi. Uyu nguyu Musirimu arimo ashyingurwa, pasiteri we yatanze ubuhamya abantu bose bikangamo. Uyu Musirimu bitewe n'ibibazo yari afite mu muryango yari afitanye n'umugore we, ngo itorero ryaje kubijyamo, baragerageza kubahuza biranga, kugeza ubwo itorero ryaje kubatenga ribashyira inyuma y'itorero. Ariko kandi ngo nyuma Musirimu muri uko gutengwa aza gufungwa, afungishijwe n'umugore we uyu Furaha amaze gufungisha umugabo Musirimu, ngo umuryango wagerageje kugira ngo afungurwe, ariko birangira byanze. Nyuma uyu Musirimu
yaje kuba arwarira muri gereza, biza kurangira agiye mu bitaro. Ageze mu bitaro, uyu pasiteri mu gushyingura uyu musirimu yatanze ubuhamya, aravuga ati ngewe ubwanjye n'abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana nagerageje no kumusanga kwa muganga ngira ngo mufashe yihane mukure inyuma y'itorero, atariko ndagerageza. Ati musirimu arangije arambwira ngo pasite ngo ntiwirushye, ngo ibyo ngibyo ntibyashoboka, ngo sinshobora kwihana. Jesus Christ, abantu banze kwihana, abantu binangiye. Ariko kandi inkuru ibabaje itaryoheye amatwi ni uko abantu banze kwihana bafite iherezo ribi kandi bafite gutungurwa n'urupfu rwihuse. Uyu musirimu rero ngo baragerageje baragoragoza biranga, ngo babonye yanze neza ngo bamusigaho mu bitaro baritahira abakozi b'Imana. Ngo bakihava musirimu yaje kuba apfa. Ku munsi wo kumushyingura rero iri torero ryaravuze ati musirimu twaramwinginze ngo yihane, ndetse apfuye atenze. Ikindi uyu musirimu apfuye yari afitanye ibibazo n'umuryango. Ikindi kintu kibabaje giteye n'agahinda cyambabaje cyane muri iyi nkuru, muri uku gushyingurwa kwa musirimu, nk'umuntu wakoreye Imana, nk'umuyumbe wataramiye Imana, wabaye mu makesha, wabaye mu mukutano, wasirimbiye Imana. Uyu mudamu we n'uyu musirimu, uyu musirimu itorero ryari ryavuze ngo indirimbo z'agakiza ntimuziririmbire ahangaha, agomba gushyingurwa nk'umuntu wari uri inyuma y'itorero. Jesus Christ, ibaze byonyine nko kumva ibyo bintu ku muntu wakoreye Imana, gukurikizwa ubwo buhamya. Ikindi kintu cyambabaje muri uku gushyingurwa kwa musirimu ni ukuntu umugore we Furaha yagiye imbere y'abantu akarira akavuga ngo mumbabarire, umuryango mumbabarire, musirimu ibibazo twagiranye byose mumbabarire. Aravuga ngo ibindi ngo yamusabye n'imbabazi ari mu bitaro. Kubera iki murindira kujya gusabira imbabazi ku irimbi, murindira kujya gusabira imbabazi mu bitaro? Kubera iki? Imana yatanze igihe cyo kugira ngo tubeho, igihe cyo kugira ngo dutunganye ibidatunganye ni iki gihe. Ntabwo uzajya gutunganya ibidatunganye ku muntu wapfuye cyangwa se wowe wapfuye. Ibyo bintu rero byambabaje bitewe n'izi mpfu ndi kubona n'aya marozi n'ubu bugome buriho. Niba Imana ikubwira ngo ihana, nshuti yanjye jya wihana, kubera yuko iherezo ryiza riruta kubaho neza hano mu isi. Kubera yuko iherezo ryiza riruta byose, riruta ubuzima bwose waba warabayemo hano mu isi. Kandi igihesha agaciro ubuzima bw'umuntu ni iherezo ryiza, ni iherezo ryiza ry'ubwo buzima. So wakoze kubana nanjye rero, aka kantu nako numvaga ntagenda ntakakubwiye ngo niba hari ubutumwa bukugezeho bukubwira ngo ihana, jya wihana bigishoboka, kubera ko hari n'igihe biba bitagishoboka. Mwakoze kubana nanjye.